hari inyenyero zisobanura, hari inyenyero zisobanura ubutabazi. Iyo bategereje bwa mbere bataratwita, bafite inyenyero bakenyerera aha hantu mu rukenyerero. Hanyuma kabiri y'Imana igize ukuntu bigenza, bari muri inyenyero bagakenyerera ahajya hejuru, bivuze ko mu nda hari ukuntu bigenza. Hanyuma inyenyero ya gatatu, iyo umwana bamuhetse barimura bagasira mu mugongo gutya, ibisobanuye guheka. Turashimira Imana bakubonye aho ukenyereye, ariko ntibarabona uburyo inyenyero igenda yimuka ukakira ubutabazi. Umwami natugirire neza, umwami nashimwe. Ubwo rero iyo jya nagiye nyijya, hanyuma ngeze imbere y'abantu bavuga ibintu bazama, ndavuga ntimukimara kuvuga ko ndi umutindi nyakujya. Iyo jya niyitumye munkura ku rutonde, iyo jya ivuze ko nzabuvamo. Iyo jya arishimira Imana, nzamukira muri iyo jya baransiba. Umuhungu undi muntu navuze izina kuko bahita bamumenya, we baramwandika. Ubwo urumva twari imiryango nk'itatu. Hanyuma we bagiye kumuha, hatugira abantu mu rusengero, tugira abantu mu masengesho bajye banga ko ibintu bigerwa ku muntu. Umuntu yajya avuga ati Imana izantabara, umuntu yajya avuga ati ubu bukwe buzaba, umuntu akavuga ngo ibi byose giye muzabimbaza. Bagiye. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje, ngarutse nanone kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Nyandwi Fideli, ndakijijwe. Ndabashuhuje aho muri hose, Imana ibane namwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwa kabiri rw'Abikorino, igice cya 11 umurongo wa 32 n'uwa 33. Hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuze ngo icyo Pawulo arusha intumwa z'ibinyoma. Murongo wa 32 haravuze ngo ubwo nari ndi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'abanyadamasiko ngo amfate, bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye, ndi mu gitebo ndahunga, muva mu maboko. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusubire inyuma gatoya dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 32, Zaburi ya 32 ku murongo waho wa mbere haravuze ngo hahirwa ubababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ku mahirwe, kandi nkuzaniye ijambo ryongera kandi kuvuga mu butabazi bw'Imana. Ndashimira Imana yabanye natwe, nshimira Imana idushyigikira. Umuntu umwe bigeze bamubaza batese uzi imodoka, aravuga ati imodoka ndayizi. Wari kumwe na mugenzi we wari uyizi kuyitwara, nawe aravuga ati nanjye ndayizi. Hanyuma ngo babajyanye babahaye akazi, uwo wari ufite imodoka uyizi kuyitwara bamwe ati wowe uzajyana abana ku ishuri, wowe uzajya utwara abakozi. Aravuga ati giye imodoka nyizi igenda, ntabwo nyizi nyitwara. Tubana n'abantu bavuga ngo Imana barayizi, bayizi gutyo gusa, ariko batazi ibyo yanga, batazi n'ibyo ikunda. Imana ikunda umuntu wihana ibyaha, ikunda umuntu uca bugufi. Hanyuma aba ni abagabo babiri, tuvuze kuri Dawidi, tuvuze no kuri Pawulo, ariko ndashaka nyirizina ko tuganira cyane kuri uyu Pawulo. Turaganira kuri uyu Pawulo. Yaravuze ngo giye bari ikintu ndusha intumwa zigisha ibinyoma. Buri hari igihe umuntu atumwa akishyiriramo ibinyoma, ariko nyirizina atari yatumwe ibyo binyoma. Hanyuma arangije ngo baramubwira, ngo bajyaga bamubwira ngo ariko igihe wahereye utubwira Imana, utubwira ngo Yesu arakiza, utubwira ngo aratabara, reka noneho tugutege turebe ko Yesu azagutabara. Ngo bari bafite uburyo bwo kugira ngo bamutege. Abayuda bagenzi be nabo bari intumwa, ariko zo zitari intumwa z'Imana, ahubwo bari baraguye. Niba ari ikintu kitugoye nuko turi mu mirongo igaragara ko dusenga, ariko harimo izindi ntumwa z'ibinyoma. Kandi nagira ngo mbabwire, iyo basizemo ibinyoma
kenshi unabona batabawe ukabona ngo batabawe vuba, kuko mu kinyoma burya naje gusanga inzu yuzura vuba, kuko bashyiramo amanyanga bakabona iruzuye. Ariko iyo utegereje Imana biritonda ariko bikaza nta ngaruka. Aho kugira ngo nzuzuze inzu ufite ubwoba ko bazaza kumfata bambaza uburyo nyubatse, nakwitonda nkazavuga uburyo nayibonye ariko nkayibona mu buryo bwiza. Umwami natugirire neza, umwami nahimbazwe. Ndabyibuka banseka bakajya bavuga ngo suzubaka ryari. Igihe kimwe Imana irambwira ngo nzakugira neza, fata amasengesho njya gusenga. Nzamutse umusozi ndimo senga, nsanga umubyeyi naho wari urimo asenga. Imana yari yarampaye abana, ariko yari yarambwiye inzu. None iba yarampaye abana, ngiye gusenga irongera irambwira ngo mwana wanjye nguhaye abana nanone. Noneho ndavuga ngo ese Mana, aba bana umpaye biyongera ku bandi kandi bashonje, biragenda gute? Nifite abana bafite rwose apeti ariko nta biryo. Noneho mu gihe ndimo senga, Imana irivuze ngo izantabara. Ngiye kubona mbona umuntu araje. Umuntu yaraje nawe arimo asenga, yari umuntu rwose wahi Muhanga hano hafi aha. Aravuga ati rwose nanjye Mana undengere. Yaraje gusengera abana be, ibiryo yari abifite ariko apeti barayibuze. Noneho amaze gusenga ndamubwira nire icyo cyifuzo ufite nanjye hari ikindi mfite, ndumva twabihuza. Ndashimira Imana, hari ibintu igihuza bikabyaramo icyo twari dukeneye. Umwami natugirire neza. Arambwira ngo ese igisubizo cyava hehe ko n'abaganga b'inzobere bamaye imiti ngayiha abana bakaba barabuza apeti. Ndashimira Imana yuko Imana y'ubwayo igikundisha abandi ibyayo ikabatiza apeti, ikabaha apeti ntayo bari bafite. Uyu mubyeyi ndamubwira ngo mfite abana 5 rwose pe bazi kurya ariko nta biryo bihari. Nawe ubwo ababo bafite nta apeti bafite kandi ibiryo bihari, wabahuza. Arambwira ngo uzaza n'umwe mbanze ndebe mu bana banjye. Rero narinze umwana urya cyane, narinze umwana natuma. Buriya Imana bitegereje ibi by'umuntu yatuma, ikavuga ngo mu rusengero nzu uwo natuma, ikavuga ngo nzu umuntu nakohereza, ngo ijuru ryigeze riterana. Iravuga ngo ninde twatuma? Ngo bareba mu Bisirayeli baravuga ngo Yesaya aza kuza kuba ari we watumwa. Dusimira Imana kwigirira abo yatuma. Bwira umwana, ndamubwira ngo mwana wanjye ntacyo ngeze mu rugo, ndavuga ni mwana wanjye akazi kabonetse i Muhanga. Burya iyo wigisha hari igihe ubyara n'abana bigisha. Uwanjye yatangiye kwigisha akiri muto, yigisha ikintu ariko ndashimira Imana, yigisha apeti. Ubu kuri apeti yarishaga 2 bamwita Emmanuel, ariko kubera kurisha amaboko 2 bamuhimye Manudi, bakajya bavuga bati ni Manudi, mbese nyine akunda pe, mbese nuwa apeti nyine. Hanyuma ikintu cyose uzi neza kikaba giturutse ku Mana, hari benshi bazagikenera. Umwami natugirire neza. Hanyuma ndamwohereza, mamugejeje mbwira umwana muha kondisiyo. Ndamubwira ngo ikikuzanya aha nta kindi, abakozi bani barabafite, wowe gahunda ikuzanya aha nukwigisha abana kurya. Ubwo nyine uko barya bari kurya. Hari igihe utuma umuntu umwizeye nawe ntagutenguhe. Burya utumye umuntu ntagutenguhe biba ari ibintu byiza. Abandi ijuru ryatumye ndibatenguhe, ntibishyiriremo ibyabo, ntibashiremo ibinyoma, bakavuga ibinyakuri, barota inzozi zikaba ari iz'ukuri, basenga amasengesho akaba ari ay'ukuri. Imana ije kubongera izindi mbaraga kugira ngo bagume mu kazi. Naho abazisaba bashyiramo ibinyoma, abo ngabo rwose ntazo yaba, kuko nizo yabahaye barazononye. Mwami natugirire neza. Hanyuma umwana ndamujyana, banza ngo batetse. Bamaze guteka umwana bamanuraga isorori akamanukana nayo, bazamuka akazamukana nayo. Ndavuga ni ntari bunkoze isoni, araza kuza kuba indumwa nziza. Mwami natugirire neza. Niko byagenze. Rero ahamara iminsi 5, ku munsi wa 5 barampamagara bati ngwino ujyana umwana. Babana babuza apeti barayibonye. Turashimira Imana. Burya indirimbo turirimba, amasengesho dusenga, iyo turimo dukoma amashyi dusimbuka dutya, nukugira ngo abantu bagira apeti mu ijambo, kuko niyo baririmba bavuga Imana. Umwami natugirire neza. Arangize ndamubwira ngo nzaboneka ku cyumweru kugira ngo hiyongereho iminsi 2, iyo nayo abayiryamo, kuko cyane ko nanjye nari mbyungukiyemo. Hanyuma ngiye kumuzana nsanga bateguye ibyo kurya, ndarya. Maze kurya badupakirira umufuka wa kawunga, uw'umuceri. Hanyuma umwana banamuha agapantaro n'udukweto n'akagofero, nk'umwarimu uvuye kwigisha apeti. Umwami nashimwe, kubera ko iyo abantu bakunze iby'Imana bitewe n'uko bitanze, ukabitanga mu buryo Imana ishaka,
kugaruka. Imana iguha umugisha, mwami nashimwe. Uyu Pawulo nawe ngo baramusekaga bakamubwira ngo igihe umaze wigisha icyo wungutse ni ikihe. Pawulo arababwira ngo noneho jyewe ngiye kuvuga, ariko nimvuga murumva ndi nk'umusazi. Aravuga ngo ikintu mbarusha jyewe, mbarusha mu mihati, mbarusha gukubitwa inkoni nyinshi. Abantu bakavuga bati ni inkoni nyine, kuko ubwiye umuntu ngo umurusha gukubitwa inkoni, bavuga bati izi nkoni bimaze iki. Aravuga ati ibihe bitanu abayuda barankubise. Ndashimira Imana yumva gusenga. Aravuga ngo bankubise inkoni. Aravuga ngo ibihe bitatu nabwo yakomeza agenda abivuga neza. Aravuga ngo inkuge zaramenetse. Aravuga ngo naraye imuhengeri nirirwa, agenda abivuga neza. Ngo igihe kiravuga ngo nari ndi mu kaga. Aravuga ngo igihe kimwe banteye amabuye. Ibyo byose agenda abivuga. Abibinyoma baramuseka bati icyo turusha ni inkoni. Ariko yavugaga hirya y'inkoni twaje gukizwa imibabaro. Baravuga ngo ubwo rero urupfu rwagiye yagiye rusimbuka, hanyuma tugiye kumutegera ahandi hantu. Ngo bajya kumurega ku mwami, ngo umutegeka w'umwami Areta ngo amujyane i Damasiko. Baravuga ngo bahamurindire, hanyuma ngo bamushyari igihome cy'amabuye, umuntu yari kubona ahantu anyura, ariko hari akadirishya. Haleluya, haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikunyuzaho umwanzi atazi ikurokore. Imana ikunyuzaho umwanzi atazi ikurokore. Umwanzi azi kuzapfa ariko ntazi aho ubutabazi buzaba. Umwanzi azi kuzazira indwara ariko ntazi aho Imana izanyuza umuti. Umwanzi azi yuko utazashaka ariko ntabwo azi aho Imana izanyuza ubukwe. Umwanzi azi kutazabyara ariko Imana hari aho izanyuza urubyaro. Umwami nashimwe. Ngo Penina ngo yigeraga abwira Hana, akajya amubwira ngo we ngo ntuzabyara. Ngo iyo bageranaga mu rusengero yaramubwiraga ngo akabanza akareka Hana, ngo Hana akicara. Ngo ntabwo Hana ngo yajyaga yicara, ngo Penina yicara Hana atamaze kwicara, ngo kugira ngo aze kuza kubona ukuntu amubabaza. Ngo yaba mwegere bavuga ati duhereze ababyeyi bahereze Imana icyubahiro. Ngo agahita avuga ngo wowe nturimo, wowe bivuza ababyeyi, wowe nturi umubyeyi. Ngo akababara ngo n'ibiryo bikamunanira. Turashimira Imana. Imana harana igiye kukunyuza umwanzi atazi nawe kunezeza. Mwami nashimwe, mwami nahimbazwe. Hanyuma ngo igihe kimwe ngo ajye kubona hari ukuntu ababyeyi n'abakunzi y'Imana batabaye. Hari inyenyero zisobanura, ubutabazi. Iyo bategereje bwa mbere bataratwita, bafite inyenyero bakenyerera aha hantu mu rukenyerero. Hanyuma kabiri y'Imana igize ukuntu bigenza, bari muri inyenyero bagakenyerera ahajya hejuru, bivuze ko mu nda hari ukuntu bigenza. Hanyuma inyenyero ya gatatu iyo umwana bamuhetse barimura bagasira mu mugongo gutya, ibisobanuye guheka. Turashimira Imana bakubonye aho ukenyereye, ariko ntibarabona uburyo inyenyero igenda yimuka ukakira ubutabazi. Umwami natugirire neza, umwami nashimwe. Hanyuma ngo Pawulo akomeza kuvuga Imana, atitaye yuko urupfu ruri hafi ye, atitaye ko bamugose, atitaye burya ibyigisha Imana yaguhaye, amasengesho wasenze. Iyo ikibazo kije niho agira agaciro, kuko randeva Imana ifitanye n'abantu ni ku kibazo, ni ku nyanja itukura, ni mu rwobo rw'intare, mbese nyine ni ku rupfu igatabara abantu. Hanyuma uko byagenze nkunze duhite dusenga. Ngo uyu Pawulo arasenga, ngo arimo yinginga Imana. Muri ako gace hari ubutabazi umwanzi atazi, ngo hari igitebo. Ndagira ngo mbabwire mu butabazi bw'Imana n'igitebo kirimo. Hari abantu batabizi igitebo, ntibari bakizi. Ngo hanyuma bakora uburyo ngo bumeze nko gukubura, ngo abantu babitegereza bakavuga ati byanze bikuze azapfa, ngo bagaseka bakavuga batazapfa nubwo yaseka ari hafi gupfa. Kumva Imana hari akadirishya batazi akitwa gusenga. Ni akadirishya iyo uciye bugufi, ako ni akadirishya. Hanyuma ngo baravuga bati uyu Pawulo hari ibintu bitatu biri butume yinjira mu gitebo Abanyadamasiko batamubonye. Hanyuma ngo bamushyiramo kugira ngo winjire muri iki gitebo. Iki gitebo nakigereranije n'imbabazi cyangwa n'agakiza iyoroshe, kugira ngo ujyemo uriyoroshya. Yaramaze igihe asenga ariyoroshya, ngo bamushyira mu gitebo. Baraterura Abanyadamasiko ntibabimenya. Hari uburyo Imana iduteruyemo umwanzi atabizi, hari uburyo Imana itunyujije iruhande rw'abagome umwanzi atabizi. Turashimira Imana izadutabara itunyujije aho batazi. Hari aho batazi
hari aho batazi abarozi baracuragura ariko hari aho batazi baracuraguye ariko idirishya ntibarizi ntibazi idirishya badishe ku ruhande idirishya ntibarizi iri dirishya niryo duciyemo tubacika niryo duciyemo niryo abantu baciyemo bagakizwa iri dirishya abantu bari bazi ko bataza satana gotera abantu mu kuraguza ariko hari idirishya bagiye gucamo bagakizwa hari idirishya wowe urimo kunyumva hari idirishya rihari waca mu gitwa imbabazi hari idirishya wacamo hanyuma ngo bamushyizemo imbabazi ziratwikira imbabazi nizo zamutwikiriye dutwikiriwe n'imbabazi ngo imbabazi zimutwikiriye zimaze kuba zimutwikiriye ngo baramuterura abanyadamasiko abarozi ntibashobora gupfumuriza imbabazi ngo bamenye uko bimeze ndashimira Imana ngo bamushyira no mu idirishya ndashimira Imana ku bintu biri cyambere ndashimira Imana ko Pawulo yabasize gukwirwa muri iki gitebo ndashimira Imana icya kabiri ndashimira Imana yuko iki gitebo cyaciye mu idirishya Pawulo agize gute akirimo ubundi bari kumwica nta buntu bikarangira ibye bigashira hanyuma ngo bamushyize mu gitebo baravuga ngo inyuma nta muntu uhari ndashimira yumva gusenga ndashimira Imana y'amahoro iri jambo nkuzaniye niri guterura hagati y'abanzi niri guterura hagati y'abarozi niri guterura hagati y'abashaka kupfa niri guterura hagati y'abantu bumva nta hantu uzagera niri guterura mu bushomeri niri guterura mu nzara niri guterura muri karande niri guterura rikagucisha nk'umwanzi atazi mukongera guhura umubwira ngo rugendo ariko gukoboka si kimwe no gupfa twarakubaguritse dufite ibikomere ariko turacyari bazima aravuga ngo jewe ndanezerewe aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye ndashimira Imana y'amahoro yaturokoye urupfu rukomeye nubiracyaturokora twiringiye yuko izakomeza kuturokora nubwo bakomeze kuturwanya arikomeje kuturokora ikatunyuzaho batazi ikomeje kutugirira neza ikomeje kudutabara avuga mu bihe bitatu avuga yaturokoye kera ikadukura mu bya urupfu rwari rukomeye rwari urw'itabi urukomeye rwari urw'ibyaha naho izindi zose nabwo azagenda zikuraho yadukuyeho ibikomeye umwami natugirire neza umwami natwambika imbaraga hanyuma ngo aragenda aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye nubiracyaturokora twiringiye yuko izakomeza kuturokora ubu warokorwa n'iri jambo ryumvise ukaryizera waryizera igihe wabubona umwanya wo kujya guterana uri mu kazi rwose bitewe n'abakoresha kandi nagira ngo nkubwire ushobora kuba rwose ukorera umuntu atajya yemera ibyo gusenga yavuga ngo ibyabariya ni imitwe umwe niwe wigeze avuga ngo bariya ngo ibyabo ni ukucyatsa ngo nta mana bagira ujye ubabwira ati koko ni igicaniro tuba twakije nibakubwira ngo uri umutindi nyakujya umubwire ati yojya iriho niyo izadukura mu bushomeri ikatwinjiza n'ubutindi bufite icyerekezo iyo jya isobanuye kujya mu bukire kujya mu isezerano kujya mu mahoro kujya mu butabazi iyo badashyiraho iyo jya igihe kimwe bigeze bandika muri paruwasi yose abakene bagize bavuga ngo ntabwo twavuga abakene babona abakene ni benshi bahita bimura baravuga ngo twandike abatindi hanyuma muri paruwasi yose nige bagaragaye je n'umugore wanjye ko bazatwambika baravuga batazambika abatindi muri paruwasi yose n'abakene hari igihe ukena ku buryo n'abakene bavuga bati turamuhariye ubwo ari ku murongo turamuhariye rwose uyu mukene natwe turabakene ariko uyu we ni umutindi nyakujya ubwo rero iyo jyana agiye nyijyanye hanyuma ngeze imbere y'abantu bavuga ibintu bazama ndavuga ndimukimara kuvuga ko ndi umutindi nyakujya iyo jya niyitumye munkura ku rutonde iyo jya ivuze ko nzabuvamo iyo jya arishimira nzamukira muri iyo jya baransiba umuhungu undi muntu navuze izina kuko bahita bamumenya we baramwandika ubwo urumva twari imiryango nk'itatu hanyuma we bagiye kumuha hatugira abantu mu rusengero tugira abantu mu masengesho bajye banga ko ibintu bigerwa ku muntu umuntu yajya avuga ati Imana izantabara umuntu yajya avuga ati ubu bukwe buzaba umuntu akavuga ngo ibi byose giye muzabimbaza umuntu aravuga ngo itorero ritiriwe rirushya ngo ridodeshereza umuntu ikote nzarizana kugira ngo abuze itorero ko ryamwambika aravuga ngo azabizana azana ikote rigera ku maguru ikote rigera ku maguru rigahita rimera nk'ipantaro hari abantu tugira
bitanga ariko atari ubwitange buzima, ari ibinyoma bitambitse abandi kugira ngo badatabarwa. Ariko dufite umwami, haleluya, ukunda ukuri udakunda ibinyoma. Umwami natugire neza. Ndabyibuka ejo bundi mu bukwe, ndabyibuka impamvu mvuga ejo bundi bari vuba hanga kuko sinshaje cyane. Hanyuma noneho umuntu arambwira ngo mu bukwe ntuzigere undi utumira, ntuzigere ugira ibindi bintu usaba, ibintu byose nzabiguha. Hanyuma ndamutegereza mu gihe cy'ubukwe buba sanga yanteguriye umwe ikanzu y'umuhondo, aravuga ngo umugore wawe ngo nashatse ko ubukwe bwawe buzaba gashya ku rwego rw'igihugu, ukaba ufite umugeni wambaye iby'umuhondo. Ndamubwira ariko nubwo ntamenyereye iby'ubukwe ariko nzi ibintu bigendanye n'ubukwe. Hari indirimbo barimba ngo bambaye ibyera baraje, ubu se turayihindura tuvuge ngo bambaye iby'umuhondo. Ndavuga ni mu izina rya Yesu, nubwo habura umunsi umwe tegereje Imana intabara. Ndashimira Imana ko twakoze ubukwe umugore wanyatambaye iby'umuhondo ahubwo yambaye umweru. Imana ibaha umugisha n'ubutabazi. Aho hantu yahanyujije umwanzi atabizi, batangazwa nuko babonye nambaye nk'abandi bameze neza, bari bambaye neza, nanjye nkimbagira. Umwami nashimwe. Turashimira Imana y'amahoro, Imana yumva gusenga. Turashimira Imana yabanye natwe tugiye gusenga. Niwizera muri ibi jambo, Imana irakunyuza aho umwanzi atazi ikuru. Imana irakurokora, yagiye turokora ikadukura mu byaha, nubu iracyahari ngo iturokore. Yarokora abasinzi bakabinyanga mugayo, yarokora banywa itabi bakongera bakajya mu murimo w'Imana, yarokora ibisambo bikizera Imana, yarokora. Ubu ngubu wowe unyumva turimo dusengana, wowe unyumva iri jambo riguhindure. Tugira abantu benshi bagira amakomanteri bakavuga ngo uriya ngo nubwo yavuze ngo ibintu ntiyabitondetse. Nagira ngo nkubwire intondeke nziza nituma hagira uhinduka, naho kubitondeka badahinduka nabyo ntacyo bivuze. Hanyuma izere kuko ibi bintu ugiye kuvuga ngo uri inzobere ngo uzi kubireba, ushobora kubyitegereza ukaba uzi kubireba neza no kuvuga ngo ibi birapfuye ngo ibi ni bizima, wenda utaryizera. Ahubwo wowe nujya ukora komanteri ntugakore komanteri yakuzanira umujinya w'Imana, ahubwo ujye ukora komanteri yatuma nawe ugira umugisha mu by'Imana. Ni inyunganizi. Ushobora kuba mbivuze wenda ukumva simbivuze neza nk'uko ubizi, ariko ujye usenga kuko n'abana bavutse ntabwo umuntu avuka ngo ahita akura. Ushobora kuvuka uyu ntari bizi neza, ejo nkazabimenya. Kandi tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Icyo tuvuze umwami dufite udutakira avuga ngo abada y'amasengesho dusenga, ibibwiriza tubwiriza, iyo bigeze muri iki kirere hari marayika ubijyana kujya kubigeza ku ngo yongeramo ibima bihumura neza. Uwo nguwo ni ugenda ubikuramo ibidafite umumaro. Waba uri musenga ngo bapfe ati nibabanze bagira agakiza, abisubiza mu murongo neza. N'ubundi ni uzi nta cyigisho nta sengesho uyu mwami uyu ushinzwe amasengesho atajya anyuramo ngo abanza kontrole. Nawe niyo waba kontrole abandi nawe urakontororwa. Hanyuma icyo nashakaga iri jambo n'ujye uryumva rijye riguhesha ubugingo. Umwami natugire neza. Tugiye gusenga. Mana mu izina rya Yesu, sengeye abantu bari ahantu bagotewe, ahantu babona byarangiye, babona nta butabazi, ariko urahari ngo barengere, urahari ngo batabare, urahari ngo bagirire neza. Urakoze kumvise gusenga. Senze twizeye izina rya Yesu. Amen. Shalom.